ubu ndi kumva nakumemera sha icyanyereka wambaye akamini ukakamanura epfo mu mano ngaho reka nkubere de beni mushishe hafi ya nyashi tubeshe ngo ni ishanga shaho usukubesha nubwo nta mushahara ubu ndi kumva nashushe we icyama nawe ugashuha kurusha uwanyweye inshushu shaho byaba bishushe dore urushati nanarusheta ugahora unyita shushu niko sha oya nkundira ukundi ndugu niziri ku mukanda kubera we Brandine buriya Brandine unuye mu nda mu rukundo sindi ikigande ibyo ni iby'abagande njyewe ndi umunyarwanda uzabaze n'abarundi buriya nkukunda rwa burundu ndetse ngutuye indirimbo mu nda aho umuhanzi ni Kevin Kade melody yumvire mu nda nubwo ndi umudiyakoni kuri wowe nabi ndaya. Patrick araguterese urabona ukuntu yambaye urabona muri Kigali umuntu wambaye nk'uko nguko abakobwa benshi ntago mama mufite inzozi ze wowe umwemeye kubera iki ni iki kigukonvense cyangwa se kikwemeje kumukunda urabona azakumarira iki yambaye gutya yewe ikintu nyine kitumye mukunda nge ntago nkunda umuntu ngo ni runaka cyangwa se nshobora gukunda umuntu ngo ngendeye nyine uko agaragara ngewe fa nta mukunzi nabonye ko atangiye kiya abantu romantique ni romantique byonyine n'amagambo avuga iyo niyo waba utameze neza wahita uba neza kubera ayo magambo ararenze urimo urumva arimo arakugera ku mutima pazara arakubiye izi impamvu numva umutima noneho unyerekeje kuri Yago cyane Yagura mubwira iki gira ijambo bwira Yago ndabizi aragukurikiye 100% n'akantu uvuga kuri Yago ndagashyira imbere mbo Yago ikintu namuvugaho nuko iyo aza kuba ahari hari ahantu mba narageze kubera ko muziho gusapotinga yego iyo yagaza kuba hari ahandi hantu uba ugeze hatara yego yes reka mbasuze kandi mbaha ikaze mwebwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro by'Umurwa Live TV aho muri hose kwisi reka tubifurize kumererwa neza cyane nitwa Karabo K'Imana inyuma ya kamera turi kumwe na Jafet iyi ni televiziyo rero nshyashya igiye kugibagezaho ibiganiro bisukuye byiza cyane byo mu murwa ubwo mugiye kujya mumenya Daforoza utuye Nyarutarama yaraye iki yanyweye iki Karipofore utuye Kimisagara bimeze bitewe n'umugore we nabarunaka babasore bo kwanuza nababakobwa bo kwa runaka nukuvuga ngo tugiye kujya tubazanira makuru atandukanye ariko cyane yo mu murwa tubazanire n'ibyamamare byo mu murwa byagiye bikubuka hehe mu ntara tugiye kujya tuhuza ibyamamare byo mu ntara nabo mu mujyi hano rero twagiriwe amahirwe y'akasamutwe amahirwe akomeye yo kwakira icyamamare gikomeye mwamubonye yitwa Patrick Boyfriend niryo zina yamenyekanyeho Patrick ikaze kuri televiziyo murakoze cyane ni Boyfriend Patrick ndi nyiri mitoma muri city gutigiti noti ndiniti na tomoreye junior giti nta wansobanura atari giti ndi ambassadeur wa Equity nadutse kubw'imodoka ya Thewiti ndi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunga nega impanga umpangara murenzi impinga sinjya mpunga muhahagi nubwo butawa ari nka toy ninjye muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwise umwere nta bimwera nta no mwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninjye mwarimu w'umwarimu wa mwarimu uyu mwararaza kumimwe kwitama ndi igitipe cy'imiterere abandi batoto mufatire wodori bituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani aho batetseho nkatira yo sinahakatira kuko ni time mba ndi butamire ndi umuhungu wa Rugaba ugaba kandi akagabira ntawe umugabira uganza ati yambaje ingabo akaba umugabo nyamugabo we bigango bitagira ingano umuhungu w'ibureri wabo w'ibirayi biraha n'ibirara babiri b'iburayi barira baririmba bibarutsa abahungu bahanga muramuhanga mu buhanga kandi tuzi ko zamuhanga epfiyo bavukana atatu y'ubuhanga guma ishyano ricitse umutsi rero ibintu bigiye gukomera mwamwumvishe rero akoze mu mitana yibwira batanazi yitwa Patrick Boyfriend nishimiye gukorana ikiganiro nawe kuba tugiye
guhuza ibiganiro. Yego nanjye kuko ndi umufana wawe. Nanjye ndagufana. Urakoze cyane. Ikindi uri umwe mu bantu nigeze kumva igisigo cyawe ndarira byanyabyo. Ndi mu rugo amarira aramanuka. Igisigo cya Mukadata. Mbo ntago wenda narezwe na Mukadata. Ariko nagiye mba mu buzima bujya gusa na buriya wavuze. Hano rero nkuko murimo murabireba turi kumwe n'undi mukobwa mwiza cyane yitwa Brandine. Umukobwa tuziranye zamani aririmba mu rusengero akata umuziki abazimu bakirukanka araza kumbwira impamvu yashyizeho utu tuntu ku mutwe. Ikaze mu kiganiro. Murakoze. Nitwa Brandine nuko Patrick abivuze ko ntabwo byari ngombwa kuzanamo ako kantu ko mu rusengero. Ntabwo byari ngombwa. Yego. Ntabwo byari ngombwa kugashyiramo. Oya byari ngombwa bibaye ngombwa. Ubu rero ndishimye kuba nawe nkwakiriye meruka ukiri akana nta nyashi ziraza none ndabona nyashi zarabaye nyashi mu bituza byaragiye biraguka uraza no kutubwira niba ufite umuntu ubiryamamo. Ubwo rero duguhuje na Patrick boyfriend. Uriyumva ute rero? Nishimiye kumumenya. Uramwishimiye? Cyane. Ko ndeba utangiye nabi wa mukobwa wataragutera imitoma nagutera imitoma ubu biraza kugenda bitereye. Namaze kugwamo. Wamaze kugwamo. By the way nano bwari ubwa mbere. Namaze kugwamo ngewe. Urare bwa mbere gute? Uri kureba ukabona ari ubwa mbere. Uyu mukobwa ntago ari ubwa mbere muhuye. Nta makuru ufite wowe. Brandine Yego ko ahubwo musaba amakuru. Yego rero ubwo rero ndagira ngo duhite twanzika mu kiganiro ariko mbere yuko twanzika ndagira ngo nkusabe wowe udukurikiye mbabarira ukore subscribe wowe utarayikora kandi nawe wayikoze Imana iguhe umugisha ariko munadufashe mu sharing ikiganiro kugira ngo kitaza gukurikirwa n'abantu bakeya kandi nawe wadutera inkungu ugashyira kuri stati yawe cyangwa se kuzindi mbuga ukoresha. Mbo twagiye rero Patrick Karame. Watubwiye ngo uri Burera tubanze tunasuza abantu b'Iburera. Burera muri iyi minsi harimo haraturuka impano nyinshi cyane abanyamakuru bakomeye nka Sabe Murungi wo ku Isimbi TV n'uwi Burera. Hari n'abandi baje barakaba umujyi barawufata. Patiri ibintu byo harya babyita ibisigo. Yes. Ni ibisigo ariko biba byiza iyo unyise umu content creator. Uri umu content creator. Yes. Bitewe no uko ngaragara uryo mbivuga. Yes. Yego mu buzima busanzwe rero Patrick ni muntu ki yakuriye Burera cyangwa niho yimukiye ababyeyi bawe bombi baracyariho ese niki cyaguteye kuza muri ibi bintu? Mbo nakuriye Burera. Ni naho wavukiye? Yego. Ababyeyi bo nabo. Nize amashuri 3 yisumbuye. I'm 22 years old mu Cyongereza. 22 years. Yes. Uri na mutoya. Naho ndi muto. Ubu se sinatera inda. Sinajya no ku murenge bakemera konsinya. Akantu ko gutera inda kuvuze ko karansinze. Byo nyine bisobanuye ko ntari muto. Ni umugabo. Yes. Ni umugabo. Urabona nawe yabasha gutera inda? Bashabwe biragaragara. Ni imbere cyane. Ibyo birafututse. Arafututse kabisa. Karabaye. None se Patrick ubuzima wabayemo ko mbona ibintu uvuga ubusa nkaho wabyegereje umutima. Biriya bintu uvuga mu bisigo ni ubuzima wabayemo cyangwa wenda wabaye mu buzima bujya gusa na buriye? Mbo akenshi nyine nk'umwartiste akenshi ibintu avuga cyangwa se yandika nibyo bari gucamo. Yes. Wabiciyemo? Yego. Warizwe na Mukadata? Nari mufite. Ndamufite na n'ubu by the way. Ariko nawe urabizi byaba mukasa. 80% ntabwo baba bumvikana neza. Mu mikurire yawe se ubuzima kurya kwambara byari bimeze bite? Byari bikubiye ubundi gancisha agasigo kamwe bikubiyemo. Banza ugashyireho bambe n'abantu bitegura neza mureke kunyeganyega bambe we mureke ibintu abantu batangira gukaranga bumenyemo amazi niba urimo kwari kubugari bureke bushirire uzabuteka ubundi ibyo nibirabureba ubundi twumva igisigo kamanze nk'ubitutumwenyu nkubitiraho mwotumwenyu tugende ariko ntukore mu bwanwa.
ibi si ibihuha yemwe bahu warayahaho ndiyahura niniyahura mutahurura muhamaho mwivugire ngo aha mbibahamirije mu ruhame uyu muhungu ntayamaha ni mumeha mperaha ntanayihaho ndarahiye n'umuhahuri mu mahamura abaheta muhora muhiga imihigo yo guhiga uyu muhungu muhoberane muti hobe ho buhoraho mu muhe haleluya sinyishaka guhweza ndashaka guhwera yemwe bahu haruki dizi kara ni nk'iy'amakara imyaka yanjye ni nk'iyayaka kuri njye amakaroni ni korona imbere y'imbaga ndimbagara iri sibanga simbanga aho kubanga ndiyanga sindiyanga ndinanga ndi kugamba yo kuraga sinabaraga urwango nanjye ndarwanga Yesu we ese Yesu ni we wasinye ngo uyu musore iteka nzagusari ayisu we yanenda gusara reba nka Kirisimasi abandi basore barasohoka bagasohokera Igisenyi bambiyo ku musenyi mu gihe ngewe Kirisimasi uyu musore nisana mase nkiyumva disi nk'uwisanye ikimasa Yesu we nakoze na saving ngo ndebe ko nagura agasambu ahitwe Nyagasambu nsinziriye haza ibisambu ayisambu bira yarasuwa amapistora nanakwirasa Yesu we reka mbandame mu muhanda ndebe ko hazihonda byibuze disi riri guhinda rikambanda makuru yinda nkareba ko nakira kagahinda Yesu we every time mumora ndi gutaka nkataka nko bari gukata Kirisitu Yesu mu mutaka nsigaye nsanuba mu gitaka singira nanjyana muri takataka yishati bayita ingutiya navuga sindarara kuri matera igitanda cyanjye n'urutara Patrick nta nagatoroshi itoroshi yo ni mu biroto na tuwarete zabo mu itawuni Patrick ngeze indutira geto nabuze n'umuntu wamutora Kirisitu what can I do Yesu Kristo ngwino nsange mazu nsanganize buresi ndebe ko nasoma ku gasosi agasosi nakaba boss uyu musore disi ndi simple nkwaye sample marandi sadi Yesu we kuri wowe Yesu nyirizina wowe Yesu hozana gisubiza huzuye ibibazo nyemerera disi nge nkubaze impamvu ntabona ibisubizo nkahora mu buzima bw'ibibazo na n'ubu Yesu ndi mu bibazo bya bibazo bibabaza bikambabaza always Yesu kankubaze byibuze niba ndi ikizira kujya utangiza ikiziramire naremewe ahari kubona inzara babona inzira ngewe mbura inzira ubabanzi barenza abakunzi koko mana wamaye ubukire niyo wamubukire buke niyo utamubukire bukeba uramutse umaye ku bukire n'abari abakene baba mu cyari baragikoze mu cyarire abo nabonaza mbaramukira nkabaramukira ntabamokera nkabahereza icyitwa ubukire hanyuma bamara gukira simbacyurire ko nabakijije akazu kanjye ni nk'umukebe anytime mukaturidukira umugisha wo gukira ni muke imyaka yanjye ni mike ariko ngaragara nk'uwa kera n'abakirebe iwacu ku cyaro mana yanjye banyimye ubuhake koko mana wamaye ubukire ese nagucumuyeho iki kaho nicaye abahicaye bahacenga birancanga bikancobera kuba igicibwa ntari umucuhi nari umwicanyi mu mico disi ndi mico myiza ubu mu gace k'iwacu byarancanze n'abacoma banciyeho mu biceri ninjye bucura na ceri na ncugusa ncurika ncurukura nyita igicucu mwibaza ni koko nagucumuyeho iki icyami nciri kancagaguramo ibiceci 10 nkaca ubicumbi ryanjye ni umucuci nshakwa aha ni nk'inshinge nta n'igicwa ndi nk'icwe ndiyo nshatse umuceri ndya umucanga reka ncwe kurenda gacwa ngo ubucakwaha ni nk'inshinge abantu mufite ubucakwaha bwabaye nk'inshinge mujye kwiyogoshesha mugura inzembe cyangwa mugure zanuze niko ye Patrick iki gisigo disi kirambabaje abantu murimo murarira mwihangane uko bimera nawe wari uri murarira wewe ubyumvise gute niki wibutse kuri iki gisigo ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ajye kuvugamo ibintu byose ariko nyine ntabwo buri muntu wese yaburamo ikintu cye ariko byibura hari akantu kakoze ku mutima kongeye kubona mbona amarira aramanutse hari igihe nyine mu gace uba utuyemo ibintu bigucanga ku buryo n'abacoma bagucaho mu biceri n'abacoma bakagucaho mu biceri nawe wigeze kurira mu buzima bubi ntabwo nigeze kurira mu buzima bubi ariko nyine uko umuntu agenda ko ntabwo yagenda aho utuntu ahura natwo mu buzima mu by'ukuri hari ikintu iki gisigo kikwigishije Patrick uramwumva gute rero mu nganzo Patrick arimo neza pe ari gukora ku mitima ndakeka ko abazumva iki kiganiro kizabakora ku mutima namukuzaniye rero kugira ngo akomeze neza umutima wawe ukeshe ubu ni we namutumiriye n'abandi bantu badukurikiye hariya urishimye araje mu kanya gatoya Patrick karame none se ibi bintu nta hantu ujya kubyiga mu ishuri ni ibintu bikuzamo ko nge ndumva ibi bintu ni ubwenge buhambaye ukoresha se barabyigisha biragoye ni impano yes nk'uko umuhanzi akaririmba yego ye ubwo rero ndagira ngo wenda
tugize gato yatunyarukije uyu mukobwa urabona ko ateretse amaso meze neza, urabona ko atanyweye urumogi, kuko umukobwa wanyweye urumogi umuzana hano yatangira kureba akagira ngo ni igisimba, ariko urabona ko areba neza. Ndagira ngo rero umundebere, urumva hari ukuntu uvuze kiriya gisigo umutima uva mu byimbo yibagirwa urukundo. Ndagira ngo urukundo wongere urumwibutse, wongere umugarure muri wa mwanya yari arimo mu kanya ukoresheje cya kinyarwanda cyawe cyiza. Burandine rero uretse kuba uri Burandine, ubusanzwe njye ndabona uri nka Silva, kandi ya Silva iri sava. Uko usa disi ni sava, amaso yawe ni sava, imisaya yawe ni sava. Akenti imisi y'umayimisi uri umumisi nge mpaye isari, utaguha isari arakagwa isari, nanagusari bamwemesori. Hari abaciye umuco ubu bacoma bitari bya nyamacoma, ni wowe usigaranye icyitwa umuco. Uwo muco wawe ntugacuye, ntugahogora urihogoza, ukwiye gukobwa bihogo apana gukobwa gakoko. Burandine, ubu uyu mutima urambwiye ngo nkubwire, ngo kandi nkubwira nubwira, ngo ntagire undi mbibwira, ngo ari wowe mbibwira, ngo kandi ntarindira ko bwira. Nanjye rero kambikubwire ibintu uyu mutima umbwiye. Urambwiye ngo nkubwire, ngo Burandine ntukabwira bwire, ngo habwera bwere kabwera, ngo wowe nturi kabwera, ngo uri nyir'ubwiza bwiza bwera. Kandi uyu mutima urambwiye ngo nta muntu umuresha sha, ngo ndetse uwakwireshishaho ngo uyu mutima wamushwishwagura igishwishwi, ngo kuko ubu guhera aka kanya urawufashe birofisha, ngo mu mfura urasumba imfura, ngo ni wowe mfura idateye imfunwe, ngo utakwita imfura, ngo uyu mutima babipfasha. Can you smile? Ngaho rero nkundira ukonde nduko, ngenda bizi disi mbona utudodiyo na danduje udukara, ariko disi ngenda gukunda kuri wowe niyita rukundo. Ubu ndiyizi nta mukandara, ariko kubera urukundo disi ubu ngiye mwise nk'urwarira indege, kandi ubikindi ubu mfite ndembo yo kudimba buri muntu wakodirigaho. Burandine badimbe oya numbarizeho mani, dizi mani narumiya, gusa nagusomera Yeremiya cyane kuteye nka Mariya. Ubu ndi kumva nakumemera sha, icyanyereka wambaye akamini ukakamanura epfo mu mano. Ngaho reka nkubere debeni, mushishe hafi ya nyashi, tubeshe ngo nishanga shaho sokubesha, nubwo nta mushahara. Ubu ndi kumva nashushe we, icyama nawe ugashuha kurusha wanyweye inshushu. Shaho byaba bishushe, dore urushati nanarusheta, ugahoro nyita shushu niko sha. Oya nkundira ukonde nduko, niziri ku mukanda kubera we Burandine. Buriya Burandine unuye mu nda, mu rukundo sindi ikigande, ibyo ni iby'abagande. Njyewe ndi umunyarwanda, uzabaze n'abarundi, buriya nkukunda urwa burundu, ndetse ngutuye indirimbo mu nda. Aho umuhanzi ni Kevin Kade, melody yumvire mu nda, nubwo ndi umudiyakoni kuri wowe nabi ndaya. Burandine, uriyumva ute rero? Akamikoro bugafasha. I'm so happy. Patrick akoze ku mutima wanjye pe, ndishimye cyane. Yego byiza cyane. Patrick, karame ufite umubare munini w'abakobwa bagukunda kubw'imitoma yego ubatera. Ubu niba udafite girlfriend bizakorohera guhitamo, kandi bakakanya mufite. Warangije kumuhitamo. Ese Burandine we katatubwiye uko yiyumva nyuma y'ubuporopozwa? Ndabizi neza ko agahu kahuye n'umunyutsi. Umva agahu koko kahuye n'umuntu. Patrick niwe wanjye. Niwe wanjye pe. Rata Burandine, ndi talented mu gutereta,
ndusha abatereta gutereta, bo batereta bimwe by'amafuti, batereta nk'abari fayitingi bifatira amafoto mu gitanda, njyewe nkutereta nkuha tiritimenti, ahubwo reka nkuterete nkwiteteta, utangire utete ube nk'abato, utete utuze unyite pati, bakwitete umwe wa pati, teta na pati urumva ni nka pata, reka nkuterete sha, reka nkuterete nta by'agahato utatukana ngo kavuna umuheto, utaba umuheta nkakwita muheto yagonze igiti, reka nkwiteretere niwemera nkagutereta ukundeba, nzanaguteretera leta twiturire kuri airport haca Putini yambaye butini. karakusetsa kintu mubwira ikintu mubaza bazi kuko akeneye kumva amarangamutima yawe. byandenze numva nabuze n'ikintu nabivugaho. byandenze pe, nari ngombe gukorana ikiganiro nawe ariko noneho icyo nkoze ni rurangiza. nimvanyemo boyfriend. ni ukuvuga ngo hano rero twari tukiri mu gusuhuza abantu, nitanga n'abagabo, yica nitanga n'abagabo, ibintu bimeze neza cyane, birarenze cyane. Patrick Karame, ibi bintu bitangira mu buryo buri officially wabitangiye ryari nyirizina ku buryo uvuga uti wenda nagiye muri studio, uribuka igihe wagiriyeyo n'umwaka n'itariki? ntabwo natangiriye muri studio. natangiye mama yari amaze kwitaba Imana icyo gihe, nkora akantu ka mbere mbitewe n'agahinda, nkashira kuri TikTok mbona baragakunze. Ako kantu ka mbere wari ukoze kare kuvugaga gute? N'ubundi urabibona iyo ufite umubyeyi w'umumama hari ukuntu aba yihiringa, ntabwo umenya hano ababyeyi bakuye ibyo kurya, ukajya kubona ukabona azanye ibyo kurya murariye. So rero akimara kugenda urumva nyine isi yaradukaranze, ntabwo twari twaradamaraye, mbese hari ukuntu nyine umubyeyi aba yarabatetesheje. So nibwo nakuze akaboro ka mbere nyine, icyo gihe mbese nafashe abana bose bo mu rugo, nkora akantu kavuga ngo ariko ubundi ubisi ni iki? Bamwe bati sinisakaye, ariko kuri twe ni nk'igisasu, ihori turasa buri segonda, aho musabiriza twe turasega, aho museka twe turasenga, dusaba Yesu ngo azane isosi, dore mu maso nta n'agasura. Inzozi zanjye zari nziza, numva disi nzaba inzobe, nangwa inzira izira umwanzi, ariko inzara iranze inzaha, ishati yanjye ni nk'ikanzu, nduru zingomora mu nzu ndi nk'inzanga, koko mwamfashije. Tara yanjye ni nk'itara, ariko disi ni ya metaje, mora ndishota wo kubatoro, nta na riteri ngo nzane ituza, nka rutamba agatebe kanjye n'itafari, kuko mwamfashije. Ku isahane ntakiriho kandi mureba uru rubyaro, nabasabye ubufasha nimwamfasha, ngo mbite umufasha wamfashije, mumfusha ubusa ndi imfubyi muramfobya ndi imfura, muhora mumfeka mumwumfapfa mpora n'imfunwe, nimuze mumfune nta n'ipfubwo n'ipfi. Kavugaga gutyo. Yego disi. Buriya rero waje ukenewe, wenda hari igihe ukora nk'ibi bintu wowe ukabona wakoze ikintu abantu bakakubwira ngo wabaye umusitari, ariko buriya nawe urimo uravura imitima y'abantu benshi. N'ubundi mbona abantu nyine ngenda mbona feedback z'abantu. Hari abantu bagiye bagira uduhinda babura ubaganiriza, ariko nyine iyo abantu babonye ibisigo nk'ibi ngibi bibubaka, ubu dukeneye abantu baba psychology bizi ibyo mu mutwe nkamwe, nyine mushobora gukansaringa abantu mutari naho bari, mukoresheje ibihangano byanyu. Ahubwo nge ntekereza ko ibi bintu nkamwe mukora ibi bintu bifite icyo bimariye societe, rwose nka government yagira ikajya bitaho by'umwihariko, kuko ibintu mukora ni ibintu birimo biratuma abantu, cyane cyane wowe by'umwihariko, birimo gutuma abantu bongera kwiyumva ko ari abantu. Nta bantu bigeze bagwamagara wenda bari mu buzima bukabije, wenda bapanze no kwiyahura, cyangwa se yarigeze kwifuza kwiyahura. Ahubwo igisigo nakoze gikama abantu benshi, ni igisigo nakoze kitwa ngo abakobwa ni abacuhi, ariko Burandi ntabwo urimo. Burandi nawe ntabwo arimo, we ni umukobwa mwiza cyane. Nabonye feedback z'abantu kubera ko nasanze abantu benshi nyine tubihuje. Cyaravuga ngo
abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tugakuraho n'ay'umuceri. Abakobwa batagira umuco bo ngo ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho, hanyuma ubundi bagacaho tukabura umuceri duca inshuro, congo zikaducikiraho zigakecura zikaba nk'uduci. Abakobwa shaho muri abacuyi sha, ubu ngewe mpora ndi gucaya icumbi ryishuraga 10. Iyi ni inshuro ya 10 nishura. Nyiricumbi shahari kunshaka ngo muhereze icyitwa ibiceri, nta n'agaceri k'10. Nyiraceri yaciyeho arangije nawe ahita acaho. Ubu kwa Mucoma sinahaca, ni ngewe gicucu mu gace. Abakobwa shaho muri abacuyi sha, uretse kuba ameze nk'injiji na n'ubu ndacyari mu rujijo. Jeannette wanyita Joriji ngo ndi umujene utagira ijana, icyama nkazibonera ijuru. Hari uwo muzarira ubukaro musange yarariye amakare. Abakobwa namwe abakazi abakubita kuma ku kaboko, ubundi akaboko agakonyore, mubura uko mufata agakoni, mubura uko mufata n'agakwe. Igihe muri mu gikoni mudutegeka kubagurira kari ngo dati kari ni y'urukundo, kumbi shaho nukudukura. Abakobwa shaho muri abacuyi sha, wa musore wumva uyu musore, ndi umusore nkawe w'umusore. Uyu musore ndi kuguha amasomo atari nka ya masomo twahoze dusoma samutayimu tuyasoma dusuma. Ubundi iyi si sinzi uwayisisi. Musore nasanze yitwa isi. Bamaso rero musore hanze aha basisita barasamye, sisitemu ngo nta gusama. Uramenya utaba umwasama nkahita nkwita cyasama. Ibaze kwitwa cyasama wo muri iyi sama. Bamaso rero musore hanze aha basisita barasamye, basamye kurusha umukasi, baramuka kurusha amakasi. Isonga babyina sikosa. Bamaso rero musore nubwo bavuga ngo to kirayatwemye se, hari n'agasura cyari gifite, siyo twari dukurikiye. Burya abatoto nge mbona atari beta. Ubise beta nanagukubita nkagukubita igiti ukumva fera beto. Nta by'abatoto kuri pati, uyu pati mu muheca pati. Abatoto batumuba muto nyamara witama amata ifiriti n'umureti. Yewe mutipe uriya mutoto uhora uhatipu nga gutarameho muri geto. Nta bwenge ugira uri nk'ifoto, ndi kumva nagutatura igiti ariko n'ubundi uri nka Mosi kwito. Umutoto uramureba ukabona aracyari muto, ukabona afite itoto nk'iry'uwa 13 nyamara yarataye ibipeti bitatu Nyamata nangwa shahu Nyagatare. Umutoto uramureba yagutaramyeho muri geto, samutayimu kamutinya ngo ni muto, yabanje muri geto ya Cyatiti nangwa geto ya Cyatito. Kimenyi Tito se. Yo Patiri, none sibyo bintu wahuye nabyo? Ibintu by'abakobwa nyine mba ndi kubibona nko mununza muri mu buzima busanzwe. Mbe ni ibintu ngenda mbona. None se wowe ntabwo ufite ubwoba ko byazakubaho? Ubusuye yame mu kirara, uyu we ntiyagwemukira. Uyu we n'umwana mwiza. Ya Patri, yes. Ubu ngubu rero ndagira ngo mbere yuko nganira na Brandine ho gatoya, mbanze mbariza abantu badukurikiye. Patrick turakubonye, sinzi wenda ubundi umaze igihe kingana icyo utangiye ibi bintu kubyamamaramo. Ugiye ko nkubonye nta mwaka urashira. N'ubundi umwaka ntabwo urashira. Igisigo cya mbere kijyanye muri studio yacu igihe kingana iki? Ni nk'amezi 3-4. Amezi 3 cyangwa 4 ubu ngubu ukaba uzwi n'abantu benshi mu Rwanda. Nyene umuntu aba yaramamaye ku mbuga kuri TikTok cyane ko ariyo yamfashije. Yes, de no kugenda uwaguka nibwo utangira no kubikora biri professional. Ibanga wakoresheje rero ni rihe kugira ngo uhite usakara mu Rwanda hose? Kwihiringa pe. Ariko ntibiba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. Kuva i Burera amatike wayakuraga he? Mbona uvango ubu njya kuza i Kigali nyine ni kwa kundi bari kubona TikTok wayifashe. Nk'aba YouTubers bakagenda bavuga ati waje ukaduha ikiganiro bakaguha agatike bakagutegera ari retour. Yes, ngiye numvaga rero ari ishema kubona ndi nko kuri kamera bari kugenda bambaza. Mbese numva zari inzozi zanjye. Ubona n'ubu ngubu ndi mu bisubizo. Kuba ndi nko kuri kamera. Yes, nahoze mbiharanira. Niba atari ibanga umuntu wakubereye rero umudo wawe nende wakubereye ikitegerezo mu kuza muri bo ntabwo navuga ngo ni runaka kubera yuko nabitangiye natanabizi. Utazi ko abasizi babaho? Yes. Kwa gundi ukorera akantu kabona karakunzwe ugakomereza. Yego. Brandine, Patrick rero ukimara kumubona warusanzwe umubona ku mbuga nkoranyambaga,
none uramubonye amaso ku maso. Nta kibazo ubu ngubu wari wagira uri muri bazo ukavuga utari konga Patrick nk'aka kabazo wakamubaza kandi ku mutima nta kintu wumva wamubaza? ndumva ntakimubaza. Mumbarize nta kibazo mubaza. None Patrick ikintu nshaka kubaza nyine wankundiye iki? Se nabivuze se hari abaciye umuco ubu bacoma bitari ibya nyamacoma ariko n'ubu usigaranye cyitwa umuco. Icyo cyonyine cyanera kugukunda. Yes. Byiza cyane. Ikindi kintu nshaka kubariza abafana ari nacyo cyagena ari ngiye kubaza. Abantu barimo barakubona urimo uraturendinga ariko wenda bakubona bitandukanye n'inzozi ufite. Wenda barabona ko wabaye umustar ariko wenda wowe urashaka gufata East Africa cyangwa ugafata isi. Ubundi inzozi za Patrick zimeze gute? Urifuza kugera hehe? Ndifuza kuzabona hari abantu bari talented, tara yabo yabyariye umusaruro bigezwemo uruhare nanjye. Urashaka kuzamura impano? Yes. Icyo ni icyambere. Ikindi nyine ni ukubona nanjye mfite umuryango ufatika, ubayeho neza mu buzima bwiza, biturutse muri ibi bintu. Yes. Abavandimwe bawe nta wundi muntu ufite impano nk'iyi? Ntago babivamo. Ni abantu b'imbere mu rusengero. Niba barukore? Yes. That is. None se Patrick, reka twongere turebe. Uyu munsi urimo urakora, imbuga zawe nkoranyambaga zirimo zirahitinga. Yego. Hari umusaruro urimo urabonamo ku buryo uvuga uti ibi bintu byanga bikunda ndabona bizavamo ikindi kintu? Byanga binoga kuva mu cyaro ukaba i Kigali. Ubuzima bw'i Kigali urabizi. Kandi nyiri mushya. Yo yonyine ni rezilita. Nawe urabizi ubuzima bw'i Kigali. Rero kuba umuntu yibeshejeho nta kandi kazi afite, abona ko byanga binogeje ari heza. Yes. Yego. Ariko agafaranga urimo urakabona? Nimba niyishurira inzu nkarya, ejo nzagura na moto nangwa akamodoka. Nese y'inzu yakura hehe? Buriya reka nkubwiye Patrick, abantu ubuganiriza barakureba, hari na bamwe ngire ngo bashatse gutangira kurira, baturiya muntu ishati yambaye iki niki, usinzi ubamo muri Kigali uyishyura ute? Mbona abantu barimo barareba n'ukuntu wambaye n'ukuntu usa ku ishati nyine imyenda itameze neza. Uvuga ngo ubundi iyi shati ngiye kuyambara nyiri muto nari mfite inzozi zo kwiga nkaba umunyamakuru. Yes. Mbese nkiga nkaba umuntu ukomeye. Yes. So rero ntago nagize amahirwe yo kwiga ngo nsoze. Rero ukiboneye ishati uhita wibuka ishuri. Yes. Ubwo rero iyo nyambaye niyumva nk'uri ku ishuri, ariko ishuri akaba ari isi. So nkakora cyane rero ngo nimba buriya ku ishuri bitarakunze, muri iri shuri ryitwa isiho byibuze mbe chef. Nese ufite iyindi myenda itari iyi? Ufite iyindi myenda mu buzima busanzwe? Urumva nago yaba ari ishati gusa. Ndabisobanuye ubwo. Okay. Yego. Hari abantu rero bakunda kukubona ufashe mu mufuka, bazi ko intoki zitariho. Nanjye niko mbizi. Yes. Tukure mu rushisho. Ni ibanga ryawe. Hari n'abajya bakora ibiganiro tubona abanyamakuru abafashe nko mufuka gutya, hatajya kuramo nk'ukuboko. Wenda afite nk'ukuboko gufite ubumuga ariko nyine ntabe proud yako. Yes. Wowe rero bimeze bite? Ngewe ukuboko ni kuzima. Mba mfatiyemo telefone rero mba mfashe, impamvu mba nyifatiyemo ni iyi ngiyi kurekera. Telefone niyo yankuye mu cyari nzana mu mujyi. Urumva niyo yamfashije kumenyekana. Nayisezeranyije rero kuzayirindira umutekano mpaka. Ubu rero iyo nyifashe gutya mba ndi gusohoza isezerano nayihaye. Abantu bakeka yuko ushobora kuba ufite ubumuga. Oya, ubwo ni kuzima. Ubu wagukuramo tukareba? Oya, ntabwo nagukuramo. Nese nkuyemo telefone ubwo urumva naba nayitengushe. Abandi bati Patrick uburyo arimo aramamara ni ibintu bidasanzwe. Hari ahantu abafite akantu yafatiyemo yakuye mu bapfumu cyangwa se yakuye ahandi hantu gatuma hitinga. Ibi bintu byo kururujisho kuri icyo kintu?
kandi ubwo se sinabisobanuye nubonye hari n'abandika muri comment ngo buriya harimo umushwi. umushwi w'inkoko gusa waba utarapfiriyemo mwuka byara. So rero ni telefone mba mfatiyemo nk'isezerano nayihaye ko nanjye nzajya nyirindira umutekano, mbese iyo nyifashe gutyo umutekano wayo uba wizewe. Yes. Yego, katugaruke kuri Brandine ho gato, turaje twugaruke. Brandine, Patrick araguterese, urabona ukuntu yambaye, urabona muri Kigali umuntu wambaye nk'uko nguko abakobwa benshi ntago muba mufite inzozi ze, wowe umwemeye kubera iki? Ni iki kigukonvense cyangwa se kikwemeje kumukunda? Urabona azakumarira iki yambaye gutya? Yewe ikintu nyine kitumye mukunda, njye ntago nkunda umuntu ngo ni runaka, cyangwa se nshobora gukunda umuntu ngo ngendeye nyine uko agaragara. Njyewe pfa namukunze. Nabonye ko atangiye Kia. Abantu Ndi romantique. Ni romantique byonyine n'amagambo avuga. Niyo waba utameze neza wahita uba neza kubera ayo magambo. Ararenze. Urimo urumva arimo arakugera ku mutima. Pazara arakubiye. Iyi shati isura yibona gute? Reba nawe ariko se nawe reba ucyangwa. Sigafuze se. Reba icyangwa uhagaze wowe Brandine, reba iyi shati. Uyi shati koko. Nese sifuzi. Karafuze. Sifuzi ari ikintu bayi. Ubu muzajya mutembera yambaye ishati. Ubundi ari ubundi ubwo Patrick azi urukundo icyo ari cyo. Ni amakuru afite. Niko. Reka rero umubaze iki kibazo Brandine. Yego. Uyu muhungu yahuye n'ibikomere bitandukanye. Urumva? Agira gutya himba ibisigo biramenyekana, ariko nanone bishingiye ku gahinda. Uyu muntu muzashobokana, muzabana mushobokane ufite ibikomere bimigana gutya? Yego, tuzashobokana. Muzashobokana. Okay. Byiza cyane. Noneho rero Patrick we buri impamvu namwibanzeho cyane, nashaka ko dukorana ikiganiro, ariko nkareba agakobwa keza kagifite umuco, ndavuganirika muhuze na Brandine. Yes. Ubwo rero Patrick ndakugarukaho cyane. Biriya bisigo byawe nkunda, hari abantu bakeka yuko rimwe na rimwe ubikora witayemo akantu. Hari ababanza gufutereza ngo ku ruhande kugira ngo bajye kuvuga ikivugo cyangwa se bajye kugira ibintu bakora, niba ari ukuririmba cyangwa gukina filime. Wowe nta kintu widorogesha ufata? Mbo panashi wayibonye? Mbere na mbere ndabisobanura. Ubwo uri kuvuga mbese bisembuye. Bisembuye. Agasembuye karakaraswa kimwe isambu nikanasiza hawuzi ku musozo bayisenye gasubire hasi kimwe suri na polisi gasubire karasa amasasu mu isura. Nge sinagasanga naragasenza hari sinzi nuko nsenga kuko gasanga no musinzi. Karasira yaragasomye asanga soni yarimo yoze isahani isafuriya n'isorori yabisoje baramusingiye ngo ndumusigi isura yose yisanganiza ikibambasi yinduka amaraso. Ubu Karasira wari umusirimu isabato yose Saturday na Sunday bimusanga muri gereza rimwe asibiye sinagasoma. Ibaze nawe akantu so muri minisitiri risupekiti yose gakayisahura ukisanga uri nk'uwisibo. Ibaze akantu so muri uri kujya gusenga wagera mu rusengero cerebora ya Bruce Melody ugahita wumva ari song isingiza Yesu suku yiteruka yisirimba abakristo batitoka satanu kahasebera. Israheli mbonye aramutse agasomye yasomana kuri stage bikabikosa muri society y'abasenga na Medi yigeze agasoma polisi iramusanga yasinze arahasebera. Ubu yakabwiye mbisi asigaye yisohorera songe zisingiza Yesu harimo na Holy Spirit. Erega iyo wagasomye mu masegonda urasinda, mu masegonda ugaterera isaro ubusambanye, mu masegonda sayifirisi na sida bikagusingira, mu masegonda ugahita usamba. Na Dorcas nyiri songe isimagarara na Siba yari baramutse bagasomye bakatamikasa ya Kristofa bikabikosa muri society y'abasenga. Ahubwo namwe mugasoma ni muze tukabisi kubera yuko nagasimba poisonous. Ya nibyo rwose. Ni ukuvuga ngo icyo dukuyemo ntago Patrick anywa inzoga. Yego. Ntago anywa inzoga. Babwiye nibibi byako. Ariko kera wigeze gutestingaho nko ku nzoga cyangwa se kandi kantu nko ku rumogi? Yes, oya. Igize na nyweye enonze Kanyanga. Kera.
yes ndaranzira yo ariko ndi umwana 2018 yego Patiri rero uruganda ujemo wenda ntago navuga ngo ndi mukuru cyane kukurenza muri ibi bintu kuko ushobora kuza ukahita unamenyekana cyane kundusha kuko buri muntu wese agira umugisha we buriya ntihazagira umuntu uvuga ngo ngiye ngo ndi uwa kera ngo ngiye ngo ndi uw'ubu umugisha w'umuntu waje n'uzamutse ejo bwake isi yose imuzi ndetse n'umukuru w'igihugu amuzi yego sibyo ubwo rero ikintu nshaka kukubwira uje mu kibuga gikomeye uje mu kibuga kirimo abantu batandukanye umuntu ushobora kugufasha kuko yagukunze ushobora kukwanga uko akubona ariko nk'umuhanga mu busizi ntekereza yuko byose warangije kubitegura nk'uko bivuga uti igitera cyarangije kubitegura sibyo uyu munsi nta bantu baraza ngo ubone mu gihe gito umaze ubone umuntu atangiye kukwagresa kukubwira amagambo atari meza aguca intege avuga ati wowe nka Bruce Melody wumvaga ibintu bagendaga bamubwira we nta muntu uraza wenda ngabona ukuntu iyo shati wambaye agire gute avuga ati wowe mu bantu baje uturutse mu cyaro nta kintu uzigezaho ngashaka kuguca intege muri ubwo buryo ntago byabura yes ariko nyine ntago bindistabinga kubera yuko nabwo nawe abamenye kuberayo yes kuri wowe rero iyo wumvise umuntu nk'umuntu ukora ibisigo cyane cyane bikora ku mitima y'abantu umuntu umusobanura gute umuntu ubwo impamvu bikubajije umusizi w'umuhanga urimo urumva icyo nshaka kukubaza umuntu kuri wowe niki umusizi by'umwihariko ukora umuntu uyu nguyu umuntu uwo ari we wese buri muntu ngiye mufata mu rugero rwe buriya none navuga urugero rwe se nimba ari umugabo musobanura ukwe yego ari umugore nkamusobanura ukwe ari n'umukobwa nkamusobanura ukwe yego kuri wowe umuntu nyine umusobanura bitandukanye bitewe n'uko mubonye yego hari nk'umama Jide Black niwe wigeze kuri imirire baravuga ngo umuntu wishe Yesu umuntu nyine gutyo asobanura umuntu nicyo nakubazagamo ngiye mbisobanura gutyo mbisobanuye yego Brandi reka nawe tukugarukeho gatoya wowe nk'umuntu wicaranye na Patrick ni umusizi w'umuhanga utabona yambaye gutya rimwe na rimwe hari igihe nibaraguza ariko amateka y'umuntu nyazi ni umusizi w'umuhanga afite ibigwi baramutumira muri Genesis Comedy ni umuntu uzwi cyane 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 wowe ni igiki bikwigishije ese wowe nta kintu ukora muri industry ngo tumenye ngo Brandine wenda hari ibintu arimo aradutegurira cyangwa se hari ibintu ashaka kuzadutegurira oya nta kintu nkoramo nta kintu nkoramo pe iyo urimo urareba muri industry wumva ikintu wazakora ari nk'iki rero cyangwa se ikintu ukunda kurusha ibindi hari ubusizi hari ubuhanzi hari filime ukunda iki nyine ntabwo nikorera ibiganiro nk'uku nguku urumva ari byiza ariko tuguhuza n'abahanga ubundi musizi wifuza kuzahura nawe neza Rumaga Junior Rumaga ariko buriya tugize gutya tugafata nk'umusizi Rumaga tukamuhuza na Ntuza na Patrick ubona bitazaba byiza cyane byaba byiza cyane muri make hacu wambaye okay Patrick Rumaga uramuzi yego Rumaga ni inshuti yanjye we wifuza guhura n'umuntu w'umusizi cyangwa wowe uvuga uti giye nkora ibyanjye ntabwo nshaka umuntu dukompeta kuko sicyo cyanzanye mbona gukompeta byo ntabwo ari byo kubera ko buri muntu wese aba afite uko apanga ibintu bye ndetse naho yifuza kugera n'uburyo yifuza gukoramo ibintu bye ariko nyine nka Rumaga nk'umuntu ufite aho yavuye n'aho yageze nta muntu utakwifuza guhura nawe nubwo baba badakora ibintu bisa yamugira inama runaka nk'umuntu wavuye ahantu akagera ahandi yes reka rero twiganire ku bibazo cyane cyane biri entertainer cyane urabona nkuko nigeze kubikubaza mu myizo ya mbere ubu hari abakobwa bagukunda cyane bagukundiye ibisigo byawe aba bakobwa ba managinga gute Patrick ubu ntago baratangira kujya bakugusha mu mitego
kandi nabisobanuye burya abatoto nge mbona atari beta ubise beta nanagukubita nkagukubita igiti ukumva fera beto nta by'abatoto kuri pati uyu pati mu muheca pati abatoto batuma uba muto nyamara witama amata ifiriti n'umureti yego ni guhanga abatoto bagendera kure yego none si ibintu ukora ko biguhuza nabo uzakurwarira indege uzabigenza gute mbo azaba ari kuruhira ubusa kubera ko mfite uyu ikibazo rero aho ugeze mba mbona uri kumwe n'abatoto batandukanye kandi uvuga ngo abatoto si beta ejo bundi uboye ntabwo nkusenyera ejo bundi hashize nakubonanye na Diane nimba ari Diane ubundi nkubonana n'uwundi none ubu uri kumwe n'uyu ejo bundi tuzaba tukubonana n'undi ibi bintu bisobanurira abafana bawe batazagira ngo urindaye mbo nabo baba babibona hoya hari abatabasha gushungura yakubonana n'umukobwa n'abakobwa batandukanye ariko nabisobanuye mu kivugo cyanjye ngo ndi nyiri mitoma muri city yego gutigita inoti ndiniti ariko nyine biturutse mu mitoma ubwo nyine nimba harimo akantu ko gutigita inoti baba babyumva ko ndi gutigita inoti abari mu kazi abari mu kazi nta mukobwa urakurwarira nta amuru ngakwizirika avuga ati nutandongora nyine yirahira avuga ati ntabwo uri bumve mu nzara ubu se ndakuze babona ndi kibi abakobwa se oya gute se Patri nawe rero abakobwa urimo urababeshya nabo barandwarira indege gusa nyine abakobwa ndabakunda turi inshuti mbo iyo umuntu ari gukorana n'umukobwa ari ukuntu ikiganiro kiryoha sibyo mu bebe si utanamuhaye akabizo wa mugani Patri ibyo ngibyo nibyo byabigo byakwitwa uburayi kuri kamera ntabwo ari byiza ntabwo biba bikeye yego ni mu bantu urabyifuza Patri wabyumvise nese ubundi tugeze ngo dukundana urutaro rwo kubana ntabyo kujarajara icyemezo cyawe ndashaka rero nibarize Patrick ikintu kikugora cyane muri ibi bintu urimo urakora ni igiki kuko hari nk'umufana ubugukurikiye ategereje kumva ahantu ibi bintu ukora akavuga ati Patrick ibintu akora ni byiza aravuga neza adukorera video nziza ariko ntago nkeneye kumenya imbogamizi afite ahura nazo kandi uwo muntu wenda ubitekereza akaba afite n'ubwo bushobozi bwo kuba yagusapotinga akagufata ukuboko aho ugize intege nkeya ni ibiki bikugora muri ibi bintu mbo ibikoresho nibyo aba ari ikibazo ubwo nyine mvuga ibikoresho harimo kamera cyangwa se na telefone ibifata neza byo nibyo bingora mbo ku bijyanye n'inganzuho ikintu kingora ni topic harya amatopic aba menshi kubona iyo uhitamo bikakugora oya topic ibyo ntabwo ari topic nakubazaga ahubwo iyo kamera nukuvuga ngo hari abantu bagukurikira kuri channel ya boyfriend Patrick boyfriend yes ko babona ibiganiro ubikora gute se wabigendezo gute mba nagiye kuvumba uragenda ukajya ahantu bakaguha footage yes ayo matike nyine urumva ni ikibazo urumva ko bigoye nyine yes uyu munsi rero hari nk'umuntu wiyemeje kukugurira kamera akakugurira laptop akakugurira microphone wagera hehe niki wamusezeranya mbo mbere na mbere bindimo ni byinshi kandi byose ngomba kubisohora nkabiha abanyarwanda so rero nahita nangira kubikora turaza gutanga nimero yawe mu kanya niba ubitwemereye ntacyo bitwaye ariko mbere yuko uyitanga ndagira ngo twongere tugere mu nganzo gato keretse nimba ibisigo byagushiranye byanshiranye kandi uyu mukobwa rero niwe nakuzaniye kugira ngo wongere umumfashirize wongere umutere imitoma kuko ndashaka umuterete ageraho mbora kuko urabona yagiye mu bitwenge cyane ariko ndashaka kumubona ari muri mudu y'ikambere yari muri mudu y'ikambere yatekereje ikambere
bari muri mu mbere muri mwenyine ruko ndeba arimo arandeba agaseka niko yamfashe Brandi sinzi ukuntu uri bunyite utanyita twiri batantwenga unyita umutwaro utwara abatware nzajya nkutwaza icyitwa imitwaro nubwo iyo mitwaro yaba ari intwaro ngewe izo ntwaro nzazitwara kandi nzitwara n'icyitwa ubutware urasabwa kunyita umutware gusa ibindi ukabindekera sinzigera nkukora mu matwi ngo pya kuko urabyumva nk'ukoze mu matwi nakwica amatwi ahubwo nzakugurira utwuma tw'amatwi tumeze nk'utu nzakujyana aho bacuruza utwuma tw'amatwi muri make uzarimba umubiri wose ndetse urimbe no ku matwi nzakujyana aho bacuruza utwuma tw'amatwi ubwira umucuruzi w'utwuma tw'amatwi uti mucuruzi ndashaka utwuma tw'amatwi umucuruzi w'utwuma tw'amatwi azana utwuma tw'amatwi tutari twuvuge ngo hoya ndashaka utwo munsi y'utwo by the way uku ndeba sinyira umunyacyaro ubu nsigaye ndi umunyamujyi wa munyamujyi nyamunyamujyi kandi umunyamujyi utajya nk'urumogi nushaka unyite Kamugi nzajya nkugerera ku bigege sinzigera nigira ingegera burya ni majeje nge sinakubera nka majeje nzajya nkugurira n'amagi nzakubera muyoboke Brandi wowe ikiriza uvuge ngo oke nubwo ntaba nkuriya muyoboke manager buke naba muyoboke nkajya nk'icyayi buri kujya guke nzakugorera ingutiya ndetse n'isutiye nk'iya sentiya ubire buvugutiya inyuma wongereho ngo wow ubundi Brandi ubyumva uti nkubereye Gayeri dusapoze kuri Ariyeri Gayeri na Ariyeri Gayeri mfite akabyeri Ariyeri ufite ikiyeri nawe urabyumva byeri n'ikiyeri urabyumva nawe ibintu ni weri by the way uko usa ni nka Shemusa amaso ni nka Shemusa imisaya ni nka Shemusa nzakubera Farimerisi ni MC muri Genesis buri munsi nzagura amamesa ubyibuhungane na Merisa umukozi tumugire Musa uwo Musa niwe uzajya mesa ndetse akaranga ayo mamesa twebwe turi no kujya mu misasa mutayimunatiye imodoka ya Elisa aho tunyuze bavuga morning sa hari ikintu natakubwiye ngiye numve wari ubizi ko uku nguku ndeba ubundi ninjye gitipe cy'agatima egisi wanjye ni Muheto gusa Muheto ntiyigeze nsaba amavuta ahubwo yanguriye moto amaze kungurira moto mwitura kunsura muri geto sha mwituye kunsura muri geto yanga kunsura muri geto yanze kunsura muri geto igitipe cy'agatima n'imiterere mitamukatira ariko weho my darling my dear my love ndashaka kufata uyu mutima uyu ni umutima utari umutiba uyu mutima wakatiye Kayitesi uyu mutima wakatiye Muheto uyu mutima wakatiye Joyce ubundi uyu ni umutima urimo buto ukirika ugahita ubona right ugahita uvuga uti all right kandi uyu ni umutima utari gito anytime wanagutiza kamatira do you know how much I love you do you know how much I love you bana mbabarije wishukuza akamuzagakata ako niko keza bazagakata ahubwo hari ahandi hantu Patrick hari umutoma wigeze gutera uvuga ngo iki gitera ngo kibiri byose cyarabiteguye aho hantu ngewe aka kantu niko nshaka kumva aho hantu rwose ndagira ngo n'abafana bari bategereje uwo muvugo tuguha umwanya rero Brandine wowe uteye nk'inyambo mbanje kugusuhuza ngo jambo si ibyo gusa nzakwambutsa icyambu cyane ko uteye nk'inyambo si n'ibyo gusa my dear nzagutambikana muri hoteli nubwo moteri yanjye itakwatsa amatara ariko mfite tara mu guterura nkatura hasi amaturo n'inoti bya gitare kandi Brandi
anutinye ngo ibindi bitipe bizagutuka nangwa bigutonganye ngo watambikanye muri hoteli n'uyu mutipe usa n'igitera. Nubwo nsa n'igitera burya mfite tara mu kugatera, nkatera nkahata. Ni ukuri do inshara nkatera nkahata. Ibaze ko natagatera munsi y'iminota 30. Ndimo ndavuga kariya gasha abatoto n'abatipe baterana ku matama bataratangira kwitotombera. ntabwo wabibura. ako kana yo ko gutera wakumvise wumvise ari agaki ko bikomeje kugorana. wumvise ari nk'agaki bikomeje kugorana. ngo agatera munsi y'iminota gatera munsi y'iminota 30. urabyumva ute rero? sibyo sawa se. nibyo sawa burya noneho koko ibintu yarabiteguye. yarabiteguye pe, yarateguye. ariko se mu bisigo byose yakoze wamwitegereje, hari amagambo yagiye agaruka mu bisigo, ikintu wumvise utishimiye mu byo yagiye avuga ni ibiki? na kimwe mu byo yavuze natishimiye. hari nk'ahantu yagiye avuga ngo umuntu nkanjye ngo usa n'igitera, ngo nubwo nsa n'igitera ngo ibintu byose cyarabiteguye. kuko iyo umurebye urabona asa n'igitera. aho ngaho kare ntabwo asa n'igitera. bari kwi excuse igitera ariko nyine nubwo abantu bagutuka igitera gisa gute bakagutonganya, nyine hari ukuntu abantu hirya ishari nk'abashuti bawe bashobora kukujya mu matwi ngo bati gutya na gutya uriya sheri wawe, nyine bakamvugaho amagambo mabi. ariko nanjye ndabubwira nyine ngo humura, nubwo bakubwira gutyo burya ibintu byose narabiteguye. ariko se Brandi, ubundi kuri wowe umuhungu mwiza ni umuhungu umeze gute kuri wowe? umuhungu mwiza kuri njyewe umuhungu mwiza ko njye ntabwo ari umuhungu ugaragarira ku maso, kuko twasanze bano bafite ubwiza bugaragara inyuma, mu mutima bari fake na kenshi. nta nubwo aba agira urukundo, kuko nawe aba ari proud y'ubwiza bwe, avuga ati uriya nanyanga runaka azanyikundira, nyine nawe bituma nawe yikina. ariko naje gusanga abana baba bafite umuntu adashobora kureba avuga ngo uyu runaka ni mwiza bishamaje, n'abantu naje usanga aribo baba bafite imitima myiza cyane akenshi. ase Patrick, reka mubaze nawe iki kibazo. buriya nta muntu uhanga ikintu adafite impamvu yayo. ubundi wowe ibintu byo kuvuga ngo usa n'igitera, wowe ujya kwicara ku kantu ukagatekereza, wabitewe n'iki? wabona gusa n'igitera nyine ubundi nyine ubusanzwe ngende n'umunyarwenya. yes, so urumva nyine nk'aho kantu iyo kageze kaba gasekeje. ariko hari abantu babyumva ukundi kuntu, kavuga ati wenda uyu muntu ibi bintu aka kantu yagahanze mu rwego rw'uko atari proud ye yuko ameze n'iki n'iki. wapi ahubwo nyine kwa kundi nyine kubera ko content yanjye mba ngomba gushaka nimba ari zikaba nyinshi. yes urumva igitera n'ubundi ntago nahise nsanga n'ubundi biri ari ta kandi mu nyinunza muri ta. yes mita numva bibaye match. ya nibyo shano kuri ni byiza cyane. abantu ndizera ko baryohewe. ubu mfite byinshi numva nakubaza byinshi cyane, ariko nyine umwanya wenda ngo umwanzi w'igihe ni amasaha. ariko uko biri kose abantu barimo baragenda bumva ibintu byinshi. turaza no gutanga nimero zanyu za telefone. Brandi, iya ujye uyitanga wowe nibyo, ko sheri wawe ashobora kuza kubigira intambara. afite undi utari njye. si wowe se mvuga ni wowe naringize ngo yego. Patri, wari utubwiye imbogamizi uhura nazo z'ibikoresho. ariko se imbogamizi wenda z'itangazamakuru zo ntago urimo ujya uhura nazo? ko nigeze kubona kuri BNB Umwezi, hari andi radio wari wajyaho? nagiye kuri BNB Umwezi, nizo nagiyeho muri Kigali gusa, nta yindi. BNB n'ubundi ni Umwezi. wapi hoye BNB Umwezi ni 95 n'ibice bitatu.
BNB n'umwezi nuko biratandukanye. hari uko mbyumva ngo mbere byari imwe ngo ariko imwe yiyomora kuri indi. Mbere byari BNB umwezi niho mbiheruka ariko bimeze. ubu ni BNB Kigali. Okay, yego. None se ko tutakubona mu bindi binyamakuru nka wenda ngo tukubone kuri Kiss FM, tukubone hehe, birapfira hehe? Nta muntu uba utabyifuza ariko biranekereza ko igihe kiba kitari cyagera. Kubera ko nyine ibintu buriya ntabwo akenshi susi ko ibintu mba nabuze mbese unkonekitayo. Aha, dukora dushaka punchline cyangwa se dukora inkuru ibibazo tugera ku bibazo bya nyuma. Patri, uyu munsi utekereje ko uzapfa, sibyo? Wiyumva ubona ubyumva ute nyine utekereje ko uzapfa utekereza iki? Mpita niyumva ku mbere na mbere iyo ibyo ngibyo iyo bije mpita numva ko ngomba kugira neza nkazasiga inkuru nziza imusozi. Ubu ntabwo bumva ko iyo utekereje ko uzapfa ntabwo uvuga uti natinze gukora ibintu byinshi cyane, kuko wenda nk'ibintu bikurimo ushobora gusanga ari byinshi cyane ariko kuvuga uti harimo gape, harimo umwanya nararangaye. Ntekereza ko nyine buri gihe kigenerwa igihe cyacyo niko umubwiriza yanditse. ubwo nyine iki ni cyo gihe. So rero nimba ndi muri igihe ufite umwanya uba ugomba kugira neza, njye nicyo cya mbere, ukazasiga inkuru nziza imusozi. Gusa ikintu kimwe nabonye Patrick, uri umusizi kandi na Brandine ni umukobwa w'umuhanga. Hano hantu mubona twicaye, iyi si mubona turimo turareba uyu munsi, ntago mu myaka nka 40 ishize ntago twe twari turiho, ko twese twicaye hano. hari abandi bantu aho twicaye bari bahicaye wenda, ariko uyu munsi nitwe tuhari. Natwe rero igihe kizagera tugende tuhave, ariko noneho dutekereze ngo uyu munsi ese ibyo dukora nibyo twagakwiriye kuba turimo turakora, kuko uyu munsi tugiriwe amahirwe turareba tukabona turareba nyine nk'abandi bose n'abandi bantu badukurikiye, ariko tugira umwanya wo kwitekerezaho, sibyo Brandi? Iyo kuba twicaye hano ubundi bidukora twakwiye kuba ari ibyo dukora. Okay, niba dusanze ibyo twakwiye kuba dukora rero turimo turabyamamaza mu buryo bikwiriye kwamamazwa, kuko wasanga nk'uyu mwanya Imana iciriye inzira Patrick, wasanga hari abantu ishaka kurokora benshi cyane, wakabona arimo arahitinga, ariko Imana ifite gahunda nanone ku bantu bayo bihebye bakeneye Patrick kugira ngo abahumurize, sibyo Patrick? Rero icyo nari nshatse kuvugira ibi bintu, courage, shyiramo courage. Kandi ikindi cya kabiri ni wite kubafana cyane, wite ku kikurimo, wite gusohora ibikurimo, kuko ngewe ndakubwira ibintu principe ngenderaho nkoresha. Uyu munsi umufana aragufana akagukomera amashyi, ejo akakuvuma cyangwa akagucira, ejo akakuvugiriza induru. Ariko iyo wasohoye ibintu byawe utitaye kubafana, ahubwo ukagerageza gukora ibintu byiza, niyo uhitinze uhitinga mu kuri no mu mwuka, guhitinga mu buryo bw'ubumana. Rero ngewe icyo nakwifuriza courage, ngiye mu bantu bagushyigikiye ndimo, yewe niyo ntagira icyo kuguha kandi n'icyo kuguha sinakibura, n'uyu munsi ntabwo ncika ntacyo nkuhaye, simbura niyo byaba 2 turabisangira cyangwa 10,000 cyangwa ngaye. Ni ngiye niyo nkunga nagushyigikiramo, kindi gihe wenda ngiye tuzatwinikoranira ibiganiro. Ariko abantu bagufata amaboko, tureke kuba abantu bibisambo. Amafaranga abantu dufite, wowe udukurikiye amafaranga ufite, ntago nunapfa ntago uzayajyana. Koresha amafaranga yawe Imana yaguhaye ushyigikira abantu nk'aba, ushyigikira impano nk'izi, ushyigikire ba Brandine nk'aba. Nukenera Brandine umubaze boyfriend Patrick cyangwa umubaze ngewe, niba umugurira ikarito y'amata yimugurira kiriho, sibyo Patrick? Niko kuri. Genda shaka kuzabona umuntu akuguriye nka costume nk'icumi, abantu bateranye buri abantu bakuguriye, kuko hari abantu bakubonye muri iyi shati bababaye we, ariko ejo bundi nigeze ukubona ahantu wambaye aga costume mu kirori. Kariya wari ugakuye he? Ne nambariye umuntu mu bukwe. Nabonye uhagaze umuntu w'igikwerere rwose, mbona abantu bavuze bati se Patrick ya shati yayitaye. Nari nambariye umuntu mu bukwe. Yego, abastari rero bandi tureke no muri mu busizi wifuza guhura nabo, kuko twebwe ibiganiro dukora combines duhuza abastari.
ni abahe basitari uvuga uti abangaba bashakire Karabo, nanjye hari abo nigejejeho ariko n'abangaba dufatikanye tubabone mwicarane, wambwira Anita Pendo, wambwira abandi uwo ari we wese umbwira, niteguye kumukuzanira kandi nabo baradukurikiye. Bona uvuga ngo ubundi nk'umuntu nyine uba uvuye mu cyaro ageze i Kigali, abantu bose bayifuza guhura nawe kubera ko abayifuza guhura nabo kubera ko ari achievement. Yes. Hafi ya bose. Yes. Ubwo harimo Anita Pendo basigaye akora kuri Kiss FM, abitwa ba Gerard Mbabazi mwarahuye? Oya. Si Gerard yagukora, Gerard ndabizi ikiganiro kimwereza Gerard rwose tubabarire Patrick umukoresha ikiganiro kandi abantu bazakugiye uzabagiraho umugisha. Bo kwa Gerard ba Irene Murinda habi wari wakora kuri MIE? Oya. Suba abo banyamakuru bundi bite byabo. Ariko ni intangiriro babibonye ko bose bafite amanimero yabo. Yago ariko Yago sinzi impamvu numva umutima noneho unyerekeje kuri Yago cyane. Yago uramubwira iki? Gira ijambo bwira Yago ndabizi aragukurikiye 100%. N'akantu uvuga kuri Yago ndagashyira imbere. Mbo Yago ikintu namuvugaho nuko iyo aza kuba ahari hari ahantu mba narageze kubera ko muziho gusapotinga. Yego. Iyo yagaza kuba hari ahandi hantu uba ugeze hatara. Yego. Nakuze mu fana mureba, mbese iyo bavuze gusapotinga mpita numva Yago mu banyamakuru. Ariko Patrick ndagira ngo nkubaza aka kantu nk'umunyempano, iyo ubonye abantu bafata umuntu ufite impano nka Yago cyangwa se n'abandi bakarwanya izo mpano bagashaka kuzisubiza inyuma, iyo umuntu arwanyije impano yari kuzahindura byinshi muri societe ubifata ute? Mbo mba numva asa n'umuntu nkubise inkota. Ngewe ntangira kuririmba natangire mu nsengero Brandine warabizi, n'uyu munsi ndaririmbamo bantumiye, ariko nkagira abantu ebana ya maboko nari nakeka ko yakamfasha amaboko akaba ari yo nsubiza inyuma basunika uko uzamuka kandi ufite n'abafana pe, uko nzamuka ariko abandi bantu ugirayo babandi bafite amafaranga. Nyuma yaho nsa nkaho ndorongotanye ndakora ndi ngiye nyine meze nk'umuntu nyine utagira kirengera. Ngize amahirwe nza kuzahura na Clarisse Karasira, nkura nawe akiri umwana mutoya. Cyo gihe mugira inama yuko yari afite impano yo kuririmba ariko atari yashyira mu bikorwa. Mugira inama yuko yajya kuririmba akaba umuhanzi. Namujyana muri studio. Akiri umwana, yego ntabwo ari umwana cyane, afite imyaka 21 ngere ngo, ariko yaratangiye no kuba umunyamakuru. Icyo gihe musapotinga ntazi kazaba uwo ari uyu munsi. Tuza no gutandukana. Nyuma yaho nza kubona yarabaye icyamamare. Ahita ambwira ati rero washatse kumfata ukuboko ntibyakunda neza, ariko reka jewe nkwifatira ukuboko. Nibwo twakoranye indirimbo ndazanzamuka. Vuze ngo rero Patrick, inshuti iva ku nzira. Ubu ntukeke yuko ibi biganiro dukoze ngewe n'abantu benshi bagiye bangiriraho umugisha nkuko nanjye nshobora kukugiraho umugisha na Brandine. Yes. Ibi bintu rero dukoze, ikiganiro dukoze, ibintu byose ku isi ikintu kizajya kiba mu maso yawe, ntukagifata nk'ikintu kiri for granted, ujye wumva yuko kibayeho uyu munsi kubw'impamvu y'Imana. Yego, tugana ku musozo rero. Ndashaka ugenera ubutumwa abana bafite impano, yaba abahanzi, yaba abakinnyi ba filime, yaba abasizi, bakora iki? Mbo abana abantu barimo barashaka kuzamuka, wenda nabwo n'abantu bakoreka tubashyiremo. Gahunda no gukora cyane. Gusa nanone ikintu nabonye nuko nyine umuntu aba agomba gukora, agakora atiringiye ko hari umuntu runaka uzamufasha. Yes, kubera yuko iyo wiringiye ko hari umuntu uzagufasha akenshi bituma udakora cyane ukirara. Yes, ubwo urakora ibikorwa bikivugira. Icyo nababwira bakore cyane imbere na mbere. Yego. Byiza cyane. Brandine wakoze kuza mu kiganiro. Namwe mwakoze kuntumira. Meruka rwose mbona utarabyibuha, none ndabona warabyibushye cyane, umeze neza. Imana ibirimo. Yego, abazajya bagushaka se ubutwitegure ko tugiye kujya tukubona ku mateleviziyo? Ku mateleviziyo. Yego. Z'ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Muri ko ndacuruza. Ucuruza iki? Imyenda. Ucuruza imyenda. Ye courage.
kuraje kandi bizagenda neza. Uri umukobwa wihagararaho, hari igihe tuvugana nko kuri telefone nkubwira ni ngwino ahantu nkumva ngo ariko ngo buretse ngo jewe ngo ndi umuntu wiyubaha ngo genda gakeya ngo nta muntu ujya untwara uko abuwe ariko bikanshimisha. nawe ibintu byose ubishyira hanze byari ngombwa ko ubivuga. Werega uri icyamamare, wabaye icyamamare. Patiri, reka dusoze rero ariko tugana ku musozo. Mbanze gushimira kuba witabiye ubutumire bwacu, aho nakubajije mu buryo bunyuranye wumva mood itariyo neza, wihangane wasanga iyi mood ariyo ahubwo wagakwiye kugenderamo ibintu bigahindura isura noneho kurusha ibindi byose. Kandi none nta bantu babaza kimwe, buri muntu agira umwihariko we. Nanjye nishimye n'ubutaha nzagaruka. Imana ishimwe cyane, dukomye amashyi turanezerewe. Ubwo rero turagira ngo abantu mudukurikiye mufata agakayi n'agakaramu, fata agakayi n'agakaramu kawe cyangwa se telefone yawe cyangwa wegere mudasobwa, tubahereze nimero ya Patrick Boyfriend. Patiri, bahe nimero ubarangire na channel yawe. Ikindi ariko nimero yawe wibuke gutanga niri kuri WhatsApp. N'amazina yawe yombi ari kwiranga muntu abashaka kohereza amafaranga kuri Western Union, niba kohereza rwose Imana izabigize neza. Nitwa Boyfriend Patrick kuri TikTok, Instagram na Facebook. Yego. No kuri X. Yego. Kuri YouTube nitwa Boyfriend TV Rwanda. Yego. Nimero yanjye rero ni 07 Oya buretse akamenyetso ko guteranya 250. Yes. 7 8 7 9 aha 340 aha 6 akamenyetso ko guteranya 250. Akamenyetso ko guteranya 250 7 9 6 340 6 Urakoze, Imana iguha umugisha kandi kuba uduhaye umwanya. Nanjye nk'umuntu nzi ko njya mpesha abantu umugisha. Nawe wakoze mo bebe. Oh wow. Patrick rwose akoze akantu bwa mbere mu kiganiro mbonye nkabona ndishimye cyane. Patrick, mu bantu nanjye ndi umwe mu bantu bahesha umugisha abandi. Usabiye umugisha, bizanshimisha kukubona wateguye igitaramo muri BK Arena, bizanshimisha kukumva wambutse ibihugu nk'umuntu twakoranye ikiganiro, bizanshimisha kubona uri muradomina kurenza abandi basizi hano mu Rwanda. Iyo mvuga ibi bintu ntago njya mbivuga nishingikirije ngo runaka ngo ngari bunyumve ngo kandi ngo twarahuye, never. Jewe icyo mba nifuza nuko abantu b'inshuti zanjye baridinga bajya imbere cyane. Ubwo nkwifurije gutsinda, nkwifurije gukomeza kuba intore, nkwifurije gukotana udasubira inyuma, bikomeze bikubemo. Nta wundi muntu uzaguhindura ubuzima, nta uzakugeza aho ushaka kugera. Pambana. Ugere ku nzozi zawe. Sawa rero twabishimiye cyane, Imana ibarinde. Murakoze cyane. Yego Brandi, sawa rero. Reka tubashimire mwese mwadukurikiye kuri channel Umurwa Live TV. Tubashimira umwanya mwafashe mukihangana, aho nagezaho wenda nkasa nkaho ncika intege, ubundi nkongereza kavorime bikagenda neza, aho Patrick yabikoze neza, aho wenda yagenze gake, aho Brandine yabikoze neza, aho yagenze gake. Ibi byose kuba mwafatikanyije natwe muri intwari, kandi rega turi abantu natwe tuba dukora nk'abantu, ntabwo dukora nk'amarobo, ntabwo turi za AI. Si byose abantu nicyo kibaranga, dukora gutya kandi biranoze. Dushimire Japhet wabaye kuri kamera, ntigeze asinzira. Hari umukameramani rwose wigeze kudukamera tugiye kumva hashize umwanya twumva arimo aragona. Ibyo byo ntabwo twabyitaye uko twabonye ko ashobora kuba yari yanywera urumogi cyangwa yanyweye itabi, inzoga zizi nkazi. Ubwo rero Imana imuhe umugisha Japhet. Abashaka nimero ye, reka ntange nimero ya Japhet, muzamuhamagara ze kuba kamera mu bukwe, akamera ibirori bitandukanye, harimo anniversaire, harimo ubukwe, harimo n'ibirori bitandukanye. Icyatajya kamera kimwe gusa nababwiye, ntajya kamera abantu bambaye ubusa jamais. Niba wambaye ubusa jya kwambarira ubusa iwanyu, wambarira ubusa mu cyumba. Ibyo kuvuga ngo base ku kamera wambaye ubusa uratera umwaka ubandese. Reka icyo cyo ndacyanze. Udukurikiye wirakara se kuko ni we mbwiye wowe ugeze ushaka kuba ku kamera wambaye ubusa. 078 Uni Japhet 73 62 4 2 uwo ni Japhet. Abandi mushaka ibiganiro ngo nanjye ngo mbakoreshe, sawa, ni 078 68 55 7 8 4. Mujye no kuri filime nkinamo yitwa Umuruho wanjye,
ibarizwa kuri Kimenyi Tito. Ndi umukinnyi w'akasamutwe, mbese mba nambaye ikintu bita inshabari, nanjye meze nka Patrick kuno yashyizemo aka gashati. Ariko nyine tuba turi mu kazi. Sawa rero, Imana ibarinde, Imana ibo mugisha, tuzasubira ibindi nakagaruka.